ugenekereje Kabuga Nyagatare ura muhanda mu makorosa ngahe amakona ngahe cyangwa makorosa ngahe ntabwo yabimenya hari perimesa yize yagiye kwiga amategeko y'umuhanda y'imodoka yagiye iwabo kandi umuhanda ugendamo kenshi sibyo mbwira Kabuga Nyagatare na makorosa ngahe cyane cyajya 8 yambarire turebe ikorosa rya ntabwo yose ndi uyamenye ngenekereza basi ikorosa yambara okay reka tuvuge sibyo uvuye hano duheri Kabuga twicaye Kabuga ikabuga aragenda wenda kibaze se ndahazi ukuntu bahita ujye umbwira turajya tukwakwibutsa okay reba wenda hagati ya Kabuga na iyi shati y'umirimeto 5 ino shati imwe iyi ese numva kibazo kigananda sibyo wagura buri nure uzifashe zose ukareshana ukazifuruka zanika zose zimira iminota ingahe ishati imwe oya PC ni Icyongereza Igifaransa ni iki ago mbyibuka oya we bivuge twumve oya ndekubaza wowe nyine bivuge ndahita nkubwira niba mbizi cyangwa nabizi umva uremera kubizi nyine ni presse kandi gerageza rata kuko peace ivuga amahoro mu Gifaransa mu Cyongereza nasone niba ni mu Gifaransa nundi yaba ari amahoro n'ubundi amahoro ku bantu bose Ikinyarwanda amahoro ni ku bantu bose nako ni Ikinyarwanda ngenzi ko izina ryanjye hari Esther mu Cyongereza hari Esther mu Gifaransa hari Esther mu Cyongereza hari iki avuga hano batatu ngatubwira hambere umuntu agira imbavu zingahe 32 Esther umuntu agira imbavu zingahe umuntu agira imbavu 2 uruhe n'uruhe bw'uburyo n'urw'imoso n'urunuru wowe ashaka nabwo tuye kudefanda hagati y'ibyo uremera izihe ndemera icya Esther umuntu agira imbavu 2 mu gihe cy'iminota 2 urambwira ibihugu 10 bya Afurika n'imirwa mikuru yabyo amahoro n'amahirwe ku bakunzi ba Pastor Manase kunzi ba Esther ndetse na Peace mwese imishitangwa n'Imana nibabeho Peace n'amahoro peace Peace vuga iki Esther amahoro naho mu Gifaransa nza amahoro gusa wumva ari nk'ibiki ugenekereje peace mu Gifaransa ngenze mu Cyongereza nta amahoro Peace mu Gifaransa ni iki ntabyo nzi oya we se na nyina sigira neza ko ari iyo shati Urizo muvuye kubangurira inkoko. Ntabyo nze mu Gifaransa ariko buri bivuze ntabyibuka. Oya, peace ni Icyongereza. Igifaransa ni iki? Ago mbyibuka. Oya we. Bivuge twumve. Oya ndekubaza wowe. Nyine bivuge ndahita nkubwira niba mbizi cyangwa nabizi. Umva uremera kubizi nyine. Ni presse. Gerageza rata. Kuko peace ivuga amahoro. Mu Gifaransa mu Cyongereza. Nasone niba ni mu Gifaransa nundi yaba ari amahoro n'ubundi. Amahoro ku bantu bose. Ikinyarwanda. Amahoro ni ku bantu bose. Nako ni Ikinyarwanda. Ikinyarwanda. Tubwire rata wowe. Ntabyo nzi ariko mana. So kuki utazi izina ryanjye? Nk'ubu ngiye kamaze nkubwira. Ngenzi ko izina ryanjye hari Esther mu Cyongereza. Hari Esther mu Gifaransa. Hari Esther mu Cyongereza. Hari iki? Avuga hano batatu. Ngatubwira hambere Esther mu Cyongereza. Esther mu Gifaransa. Esther mu Kinyarwanda. Eastern Africa. Eastern Africa. Nani baza kumutazi peace. Utazi izina ryawe bisobanura. Rape. Lape. Warubizi? Ari mbizi ko sinabyibuka. Byandikwa bite? Lape. Lape. By'amahoro byandikwa bite? Subwo Igifaransa rero kucyandika nago. Oya tubwire ko kantu katakurya hanga. Lape. Lape. Lape by'igifaransa. Ubwo ni L. Yandikwa gute? Ubwo ni L A L A. Sani byo. Na pa. Na L aksa. Nabyo nzireka nta Gifaransa. La paix y'amahoro. La ni la ra ndende na a na i na pa na ra na e na a. Uvuze biki? La paix.
rero ni ukushakira esanse mu baturage nebuze kuri sitasiyo. raperi Hari rape Rape. y'amahoro, ni la hakaba rape y'urukwavu, hakaba na dipe bivuga umugati. Ibi byose urubizi? dipe wapi Neza nabyo ruzi koko nawe? ntabyo narinze ase njye nakubwiye ko ntazi Esther uramuzi? Yego. Nubwo mbere muhe? Oya. Nubwo kangahe? Ubwa kabiri. Nubwo kabiri. Esther ko twahira byakomeye? ndashonje Ahari washonje. naje nari umushyushyu Ntabwo rero kwanza uvuse? naraye iwanjye Iyi shati yambawe ni ya kigore ni ya kigabo ni iki? Ni ya byose ni ya kigore akabona Ntabwo nkabona. Ntabwo urakabona. abana nagugira amaso Wowe wowe urabona ari ugasaka ko bajira atakabonye ngo nako mbona nakabona we Neze yama nakabonye naye kumubaza. kandi wakabonye. Okay, ikibazo cy'ubwenge kirimo 5,000. Esther ntabwo urimo. mushyiremo Nanjye ndimo. nta Nanjye Ushobora kuba akizi, nta ntacyo kibazo. urabizi ko umutwanjye uri gihorihori uvuga ndawe. ari kwiyamiriya Uwanguze siwe wankoze. Wankoresheje ntiyaranzi ntigeze no kumenya ndiki. wanguze niyamenye ni Umunota umwe. nguki Uwanguze siwe wankoze. Wankoresheje ntiyaranzi ntigeze no kumenya ndiki. internet Internet ukoresha ntabwo yize. ntabwo wayimenya yose Hmm? ntabwo wayishobora yose Hari uwayiguze. None se nta n'uwayikoze kandi akabayikoresha. ashobora kuyikora ariko hakaza undi akayigira Wowe none icyo kindi cyo noneho. Icyo ndiko kubaza. Uretse kugikora gusa nta gikoresha. usibye kugikora gusa ntabwo yigeze agikoresha N'abantu batatu wanguze siwe wankoze. Wankoresheje ntiyaranzi ntigeze no kumenya ndiki. ntacyo nzi Ese twagiye 5 nabikorere? Nanjye nsubiremo nomba icyo kibazo. kandi si ubwa mbere acyumvise n'ubwa kabiri Wanguze siwe wankoze. Wankoresheje ntiyaranzi ntigeze no kumenya ndiki. Ni imodoka. Imodoka bura umuntu utunze imodoka ntabwo wayiguze ahita ayikoresha Hari n'ushaka kuba yayikoze hanyuma uri kuyigendamo ntabwo ayizi. hari uyigura atayizi akayiha umushoferi. Nyine ku buryo bw'iyo yicayemo yibaga ko yicayemo se. Nyine iyo yicayemo ko ntabwo ayitwara ntabwo ayizi. Oya kumenya ikintu si ukumenya ngo ubu nkano turi hejuru ntuzi ko amabati ahari. Hirya ntabwo ari ayo mavaze n'izo ndabyo. Ntuzi ko bihari. Cyo kindi nkubaza cyo rero ntukirimo ntakizi. Ntukirimo ntakizi. Ni inzoka. ubwenge bwawe buranyaruka ibaze ahantu bigeze ni mu kimwe Esther yewe kuko bazukora kuguhemukira. ngo wakigize ute? Nta nubwo uzi ikibazo kwanza. ikimana ni iki cyo gutekereza biratoneka ubwonko bwawe gusanzwe ari buke iyo utekereje urabunaniza. ngo tusobanurire icyo kintu ni igikimana icyo kintu ni igikimbwije ukore icyo kintu mubaza ni isanduku bashyinguramo. isanduku bashyinguramo se hari uyibaza ari wayikoze. hari ujya kuyigura we wapfuye. none se reka nkubwire ko nabonye umuntu kuri social media wiguriye isanduka ntibayimushyinguyemo. hari n'ubundi nanjye hari uwonzi Manase nanjye akamubwira nanjye nzi uwo yari umubosi wacu wari nakodeshaga yari afite isanduku mu nzu yafashe akabati ke arakibagirishiriza kandi yarayibagirishije nawe nje nayo nanjye ariko uri umukire wayibaza ko bazagira mu indi uwo muntu nawe hari ababosi hari n'aba bashyingura mu banawushyize muri weekend banamushyinguramo ubonye se. ariko yarapfuye barabivuga yuko yagize gute nyine se arayizi kandi ariwe yibarije gute se atayimenye. ngikine mbanza unyumve anashyingurwa azi neza ko yagiyemo ariko nibyo tegeko yatanze
kandi nayo niko babikoze nanjye nzi umugabo rwose wafashe akabati ke akibariza aragenda yipimamo avuga ko ariko ariyo bazamushyinguriramo ikibazo mugashaka kukidefanda reka mubwiye bana we kitadefanda ntabwo kudefandarwa ntabwo kudefanda ikindi kitadefanda nanjye nzi umuntu rwose wayibagishirije wayibaze kuyibaza yari ikimasa hari yayibagishirije yari uri kuvuga ariko bana cyabara aho ngaho rwose uraturagiye uraturagiye pe tuzanye ikibazo kikazamo guhengahengeka utuma tuzana ikiriro no gitaramo guhengeka kizana igisubizo kimwe kirakishe nawe ubwawe ntabwo nkishe urakisha pe ntabwo nkishe urakisha hariho abantu umuntu agira imbavu zingahe 32 Esther umuntu agira imbavu zingahe umuntu agira imbavu ebyiri uruhe n'uruhe rw'iburyo n'urw'ibumoso urunuru wowe nabwo tuye kudefanda hagati y'ibyo uremera izihe ndemera icya Esther umuntu agira imbavu ebyiri koko na ubaye nuri koko none se reka mubwire izo mubwiye se suzizi 32 ako se reka buriya ako hari igihe njya mbona iyo babaze imnuza oya iyo babaze ko bavuga ngo muri biriya baravuga ngo umuntu yaremewe ebyiri sibyo ubwo bivuga ngo hari urubavu rw'ibumoso n'urw'iburyo njye nibyo ngubwiye byose 5 6 reka zitubarire n'eshesha uzarebe urabona ihene bayibaze aba tuvuga umuntu navuze umuntu ariko ihene se navuze umuntu n'ebyiri uruhe rw'iburyo n'urw'ibumoso urunuru ariko wajya kubara ugasanga 6 6 shagiye nuko kubyumva wa muntu musagira zingahe gweke ubwo imbavu ziza nawe ngo warwaye imbavu ni 6 cyangwa 2 hagati muri ibyo bibiri bise tubwira amezi mu kinyarwanda amezi Tarama Gashyantare Werurwe Mata Gicurasi Kamena Nyakanga Kanama karashitse Tarama Gashyantare Werurwe Mata Werurwe buretse Esther Tarama Gashyantare wiririmba bimwe mu magambo ariko Kamena Nyakanga Kanama Nzeri Nzeru ukwakira ugushyingo ukuboza ugushyingo nuko kangahe mu kwa 11 Nzeri mu kwa 8 Mata mu kwa 4 Nzabandora okay uzi imbata zingahe Nzeri nu kwa 9 imbata zino zigenda izindi mbata ijambo imbata okay hari imbata y'ibwami arumva akaba imbata igenda inogenda akaba imbata haba imbata imwe nyine imbata zisanzwe nyine ziraborora nose ngizibwami imbata nyine umuntu se sajya imbata nijya abimbata y'umuntu cyangwa imbata y'icyaha imbata y'inzoga n'imbata y'inzoga hari imbata ushobora kuba imbata y'inzoga ushobora kuba imbata y'ubusambanyi ushobora kuba imbata nyine n'ibintu byose ako rero ni imbata ebyiri zonyine iyi nihe hari imbata nyine zino zigenda n'imbata akaba n'imbata yakoranijwe nyine n'ikintu noze itarakoronijwe ukaba wayi cyangwa yarabigizwe ku imbata y'icyaha imbata y'ibyaha nese nta n'imbata y'isomo uzi nta parade kuruse basi parade kuru ni iki se wamugani parade kuruse kari ibyawe by'ibifaransa ndabizi akomana shawe rega nese nta na prayi inzu ujya wumva ndayizi iyo ni imbata y'inzu buri nese byitwa imbata kuki se babyita pra nyine ni mu gifaransa ubwo bafashe igifaransa gihuza mu kinyarwanda ni imbata y'inzu umwe wese umva abantu benshi ntabwo bajya kukurema abantu babizi babyandika muri comment barabizi cyane nta muntu bajya kumurema
buriya ni nk'aho Imana yakavuze ngo reka tumukorere imbata niyo yakavuze imbata ya Esther igomba kuba imeze ibyo Yesu imbata yawe Imana yaje kugukorera imbata ubu nayo mbata yawe nuko bayihisemo oya Jesse nigeze mbi imbata inde mbata nako nzovu ni umutaramu uriya ni umutaramu wacu umutaramu yego pisi ugenekereje Kabuga Nyagatare uriya muhanda mu makorosa ngahe amakona ngahe cyangwa amakorosa ngahe Kabuga Nyagatare ntabwo yabimenya hari perimesa yize yagiye kwiga amategeko y'umuhanda y'imodoka yagiye iwabo kandi umuhanda ugendamo kenshi sibyo mbwira Kabuga Nyagatare n'amakorosa ngahe cyane cyajya 8 yambarire turebe ikorosa rya ntabwo yose ndi uyamenye genekereza basi ikorosa yambara okay reka tuvuge sibyo uvuye hano duheri Kabuga twicaye Kabuga ikabuga aragenda wenda kibaze se ndahazi ukuntu bahita ujye umbwira turajya tukwakwibutsa okay reba wenda hagati ya Kabuga n'ahandi bahita ngo Ngukimana Rugende na Rugende ririmo ubwo yari nirimo dukomeze hagati ya Rugende na Rwamagana harimo akantu bahita ngo ni Ngukimana haba hari n'ibiti byinshi bahita ku Kabuga kamushinjije pe nibyo korosi bya rindo wageraho bura wacanye gasambu nta korosi urabona umuhanda wo urarambuye gutya oya ni menshi cyane ni nkangaye nyine Kabuga Nyagatare ni menshi suna bimenya mana ugenekereje ngenekereje yajya ngo ni 15 mu mutwe koko muransariza ubwonko okay Esther nyibwira rata naringiye kuvuga cyari kukwica Nyagatare Kabuga uriya muhanda urimo amakorosa ngahe nabiri koko narangije Ndabyeme wapi nabiri akusha uramubeshyeye nabiri koko nabiri ariko iriye nirihe hari gutya kuzikari byo gutya nakuno ugenda mbonye ikintu akoze kagenda nagutya ege no nuri dusigaranye ikigaragara iki kibazo kibajije kenshi oya nanjye reka nanjye mubaze reka nanjye mubaze iyi shati y'umirimeto 5 ino shati imwe iyi ese numva ikibazo kiganira sibyo wagura buri nure uzifashe zose ukareshana ukazifura ukazanika zose zimira iminota ingahe ishati imwe yakumira iminota 5 none areshana yakumira iminota 5 iminota 5 wazanikira rimwe ariko uzakomera kisha yarakisha nyine hari ukuzimesa ntuzanikire rimwe yari nyine zose uzanikiye rimwe zose imwe kuma iyindi kuma iyindi kuma ariko ari igihe kimwe ni iminota 5 n'ubundi uvuze okay ufite abana babiri ufite abana batatu umubyeyi afite abana batatu afitemo umwe akunda cyane yari afite imineke 2 agira ngo aze kwibagabanya ariko ndakunda cyane ari ufata umuneke wose mfite abana babiri oya ni batatu muri abana batatu bafite imineke 2 aragira ngo ayibahe ariko wa wundi akunda cyane aza kurya umuneke wose kandi bitateze ikibazo muri bagenzi be umubyeyi yabigenje ate yafashe umuneke umwe ahohereza wa mwana abandi bagabanya basakuza yahita bikora buturi rero oya bari aho bose umuntu w'umubyeyi kabisa wabigenza ute imineke ni 2 kandi abana ni 3 uragira ngo umwe uwo washatse okay wabanza ugahereza ba bandi urumva bakirira ukabajyana ahantu ndukawumva kandi bose bari aho ese mumbwire rata ese ndabishobora igenekereza nyine turebe ari abana 3 okay wabanza ukabasaturiraho urumva wabanza ugasaturaho umwe ukawusaturamo ibice 3 umwe ukamuhe wa wundi ukunda ukamuhereza igice cyose urumva
ubundi bice bitatunguka mu gice cyose guteze byaza ukuntu reba umuneke ugabanyemo inshuro 3 ariko undi umuhereze igice kinini batabireba se byaza ukuntu mbese kubireba hari ikibazo nabikora ukuntu bitekereje mu bwonko bwanjye nafata ya mineke haga n'ibiri yari mineke 2 wabanza ukawuhisha oya nafata udusahane 2 umuheneke nkawutonora nyine nkahoya nkagenda ngira udusate nkafata wa muneke wose kandi bari kundeba nkagira nkahereza abana 2 bagasangira wundi umwe nkamuhereza oya byasakuza nako byasakuza arawe bakarya wenyine dukuntu umubyeyi yabigenje rero yafashe ya mineke 2 ayiha abana 2 bo ndakundara mwihorera ahubwo arabwira ngo ngaho buri wese ahe mukuru ahe mugenzi we ari uri yavuna haramuhana ndavuna mu niki ku mwana batatekereza yuko bamuhaga abati urese aceho ahe mugenzi nanjye nacaho gatoya ko hejuru kuko manzi ko abana barira inkaho ndabyumva ibyo uvuga ndabizi none se abantu baramutse bazi ubwenge ntabwo murumuna wawe muhe yego okay nawe nyine ngiye uko nabigenza ndumwe muri abo bana nakataho gakeya kubera ko nzira mugenzi wanjye kagiye kumuha gatoya yego none nkarya umunini twarenganiza si byo se oya nanone wapi wafiki nyine hari ukuntu none abana iyo muvukana mu bana benshi iyo abana benshi abazi ubugegera ari n'ugira gutya akavuga ngo hitamo ushaka umwana agahitamo umunini cyangwa nuko biba bimeze njese ntabwo ngo uhitemo nakwihereye se sawa nyine okay ntacyo uruhu rw'umuntu rugira kushe zingahe 3 zingahe Esther mwihore ndabaza wowe uruhu rw'umuntu rugira kushe zingahe urize kushe uzi cyari cyo niki ndabona nk'ururu arurukuru rukarwumva hakaba n'urundi rw'umweru hakaba n'inyama inyama n'uturahita uruhu n'ebyiri Esther uruhu rugira kushe zingahe kanombe nk'uru iyo ruvuye nk'ubu hano nshaka kugira nkacika akantu akongera kunyara kibumba neza nenye kibumba neza ni zingahe uzaye ko ifite igisebe akanyara kibumba ni zingahe mana ni zingahe ni 2 iki gihu kituriho n'imbere haba harimo igisebe ni 2 uru ruhu rwakuvuyeho n'ubundi nta yindi kusho wagira niyo mpamvu abwira umuntu kaveho uruhu ubwo uruvuyeho nyine ubwo ni rumwe mana ni zingahe n'eshatu nk'uko nari mbivuze none se ko bivuga utabihagazeho nakurenganya kutigira ibikizere biragatsindwa muri Lesotho ni mu kihe gihugu Lesotho ni igihugu nyine ni igihugu nyine koko muri Israel Esther bivuze kubyumva murabyema nabuze yavuze muri Israel se ari abantu bajyayo bagiye kuri aho Yesu yavukiye nyine ni mu kihe gihugu mu butayu igihugu cy'ubutayu perezida w'icyo gihugu sibwo ni we ntabwo namumenya pe ariko mba ngo niba ari nde ntabwo namumenya aho hantu habaga ubutayu niho Yesu yigishiriza mbese dusoza mu gihe cy'iminota 2 urambwira ibihugu 10 bya Afurika n'imirwa mikuru yabyo imirwa mikuru nayo nzi mbaye ndaguye 5 oya nushaka kwishyiraho nta mirwa mikuru nzi pe cyokora nyine se urabyemeye nyine mva nkubwire okay reka nkwereke u Rwanda urumva utangiye kubara Rwanda Kigali Kenya haga Kenya ni Nairobi sibyo Tanzania gahita ngo kimana ntago mazi Congo Kinshasa na Congo Brazzaville sibyo kaza Uganda Kampala hakaza Burundi Bujumbura hakaza kabekamye
Maroko sinzi umurwa mukuru wayo, hakaza Nigeri sinzi umurwa mukuru wayo, Nigeria. Zakugenze neza. Baranagerageza. Esther rata tubwire basawe ibihugu bitanu. South Africa. N'imirwa mikuru yabyo. South Sudan. Njye nyine ni ibyo ngibyo yavuze. Nyine bitubwire nawe. Sudani. Asubu koko imirwa mikuru hari yabyo. Kinshasa. Congo. Kinshasa. Kumva? Hari ntabwo twumvikana n'igihugu cya mbere ubanza kuvuga Congo. umurwa mukuru wa Congo ni uwuhe? Kinshasa. Hari i Bugande. Hahita muri Uganda n'ubundi. Muri Kampala. Hari i Burundi. I Bujumbura. Hari Tanzania bahita tugiye safari, tugiye hari ahantu bahita ngo kira ndahibagiwe. Na Congo Brazil. Na Congo Brazil bari Brazil. Tubira Congo zingahe Esther? Congo nyine ni imwe. Tubira Congo zingahe? Mvuze Brazil bari Brazil. Ni Congo zingahe ubwo? Ni Congo imwe. Tubira Congo imwe. Brazil. Congo Brazzaville. Brazil uriya mupira wa nzovu wanditseho ngo Nuwo muri Congo se ubwo? hoya no sinzi ikindi gihugu. Nyine tubwire Congo zini hiyi. Kinshasa. Naho indi Congo? Oya njye mvuze Congo Kinshasa. Nikigusasa. Sara kadusoreza aho ngaho rero mba nkubonye isamba nakugoragoje. Iki? Nabikubwiye. Ariko tunabimenya Uganda. Ntago nzinuza. Tomanyira kwe. Ibihugu ni imigi y'ibihugu byarananiye pe. Okay, ikibazo cya nyuma. Imbere y'akanyamasyo hari akanyamasyo, n'inyuma y'akanyamasyo hari akanyamasyo. Uko tunyamasyo nitungahe? Imbere y'akanyamasyo hari akanyamasyo. N'inyuma y'akanyamasyo hari akanyamasyo. Ni tubiri. Uko tunyamasyo nitungahe? Ni tubiri. Ni kamwe. Ni kamwe. Mbwira impamvu bazo ko ari tubiri. Urumva ako kanyamasyo. Niba kari hasi hari akandi kakari hejuru. Nguki? Yego. Niba hari akanyamasyo. Navuze hasi. Nese uvuze turahekanye. Yego kamwe imbere hari akanyamasyo inyuma hari akanyamasyo. Nakoze ni imbere y'akanyamasyo. Hari akanyamasyo. Turi ku muhanda. Turi kugenda mu muhanda. Imbere y'akanyamasyo hari akanyamasyo. N'inyuma y'akanyamasyo hari akanyamasyo. Nyine ubwo kamwe kari imbere akandi kari inyuma. Ni tubiri. Ubwo twaba dutatu se? Warapfumaguritse. Ntago napfumaguritse sitani tunga. Ni kamwe. Kamwe se wani honor. Ubwo si imbere hari iki? Ni honor. Ubwo imbere hari iki? Tubwire mana. Ni wani honor. Ni kamwe. Kubera iki? Si kamwe mana. Pfumaguritse aho pe. Ni tubiri. Ni tubiri. Ako yamereza yaje ndayatsinda. Bitanu. Nakubona ikibazo cyanyu mvuga amafaranga. Amafaranga ngiye mbipresiza nkabivuga bikakunana. Nese ubundi kukibira ibibazo byoroshye atari byubaza ku mafaranga. Maze ikibazo y'amafaranga se? None nyikubaze ku kanya. Yego. Kimbaze. Ikibazo cy'amafaranga se? Ubwo agiye kudownloadinga biba mu ijuru. Oya, ibihumbi 10. Ngambwira. Mbwira igihugu wabuzi gifite idarapo ritari rectangle. Bitari rectangle. Ahangwe gasaba ubwonko bwugiye kubutokoza. Ngwaye mu Burundi. Burundi, idarapo ry'u Burundi nagiri rectangle. Rectangle. Ese basi rectangle cyari cyo? Yego, like this. Aha ukiramende. Mbwira igihugu uzi gifite idarapo ritari rukiramende. Chama cyanze. Nanjye nkubaza ikibazo. Ku mafaranga? Ubwo nutagitsindura yawe. Oya, nkoze yamaye. Kutagitsindura yamaye. Ubase nindabonye agurira boss. Nda wari musuzuguye. Amerika ifasha u Rwanda. Ngira. Ni ikihe gihugu urumva? Ni ikihe gihugu gikungahaye kubera hagenda kuvuga kubera kasino. Gikungahaye kubera kasino? Yego. Esther. Nawe wenyine kamera mikoro wenyine.